Ndagushuhuje cyane, ndagushimiye cyane. Nitwa MWESIGYE David, Imana nikumere umugisha. Ndagushimiye cyane rero niba waramaze gukanda subscribe kuri YouTube Channel Yacu cyangwa waramaze kudufollowinga kuri TikTok. Ngewe nitwa MWESIGYE David, Imana nikumere umugisha. Ushobora kuba wenda uvuye muri search urimo urashakinga video y'uburyo wenda wafunguramo TikTok ihemba, bikaba byari byaragucanze ukagwa kuri video yacu. None uyu munsi data huje cyane, ndagushimiye cyane. Imana niguhereza umugisha. Nge nitwa MWESIGYE David, Imana niguhe umugisha cyane. Niba waramaze gukanda subscribe kuri YouTube Channel Yacu, ndabigushimiye cyane. Kanda subscribe, numara gukanda subscribe tujya twibanira muri video zose dushyira kuri YouTube Channel Yacu cyangwa kuri TikTok yacu. Yego, niba wenda wari urimo urasacinga video y'uburyo wafunguramo TikTok ihemba ukaba uguye kuri video yacu, ndagusaba kugira ngo ukande subscribe. Numara gukanda subscribe kugira ngo utazacikwa na buri kimwe cyose tuzaza dushyira kuri YouTube Channel Yacu. Ngewe nitwa MWESIGYE David. Tugiye kubana no muri iyi video y'uburyo twafunguramo YouTube, y'uburyo twafunguramo TikTok ihemba, ukazaza uyikoresha mu buryo bwiza, ukazaza uhembamwo. Mujya mwumva ngo abantu benshi bumva ko TikTok idahemba. Ni nkuko abantu benshi bamaze igihe kirekire bakoresha YouTube batazi ko YouTube ihemba. Ariko reka nkubwire izi mbuga nkoranyambaga nziye kukubwira. YouTube ni rwo rubuga rwa kabiri rukurikirwa cyane nyuma ya Google. Google niyo yaguze YouTube, yirugura mu mwaka wa 2014. Ariko kuva YouTube yagurwa isigaye irebwa cyane kurusha n'izindi mbuga nkoranyambaga zose. Muri zindi mbuga nkoranyambaga nkubwira, YouTube irahemba, ihemba abantu bayikoresha. TikTok irahemba, ihemba abantu bayikoresha. Facebook ihemba abantu bayikoresha. Twitter ihemba abantu bayikoresha. Instagram ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Izo zose nkubwiye ushobora kuba nawe uzikoresha ariko utazi uburyo zihembamo. Ariko ndakubwira yuko nuguma kuri no YouTube Channel Yacu uzunguka ubumenyi bugiye butandukanye bujyanye n'ikoranabuhanga. Uziga uburyo wabyaza umusaruro telefoni yawe cyangwa mashini yawe cyangwa internet yawe. Kandi ibintu byose nkubwira ni ukuri kandi rwose. Tugiye gufungura TikTok kugira ngo nawe ujye ubasha gukorera amafaranga kuri TikTok mu buryo bwiza cyane. Abanyarwanda benshi barimo barakorera amafaranga kuri social media, kuri YouTube, kuri TikTok, kuri Instagram, kuri Twitter na Facebook, kandi bakayakoreramo uburyo butandukanye. Ariko nawe ibi bintu wabishobora cyane wabishobora wifashishije telefone yawe. Ibi bintu wabishobora. Okay, twagiye. Nurangiza uraza wifashishe uze ukande aha hantu. Ndakoresha udufresh bitewe nuko nyenye nsanzwe mfitemo TikTok. Ndakoresha udufresh kugira ngo tugendane step by step nk'umuntu udafite ugiye gufungura TikTok nshyashya. Wowe mbere na mbere uzajya muri Play Store uyidownloadinga, numara kudownloadinga uyifunguruze ahangaha. Noneho tugiye uzakanda ahangaha aho bita kuri profile. Numara kuyikandaho wowe uzashanga bitameze nk'uko kunye mfitemo TikTok. Ariko nusanga wowe bazakubwira uzukanda ahantu bita login. Uzahita wenda ngewe ndatangana hano hejuru ku ifoto ya TikTok yanjye. Nubundi nitwa MWESIGYE David. Nindangiza nze hano hasi handitse ngo add account. Ninza hano handitse add account ndahakandaho. Nimara kuhakandaho ndahita nze hano handitse, nawe niko uzabigenza. Ndahita nza mbere na mbere ahangaha harimo location y'igihugu cyawe. Yego, hano harimo login. Mu gihe usanzwe ufitemo account ntabwo uzakora ibyo bita sign up. Dore ngiyi hano hejuru sign up for you TikTok. Kwa ko YouTube yangiyemo cyane, niyo mpamvu nkunda kuba ariyo mvuga. Okay, none mbere na mbere wowe uzahita wikandire kuri aka kantu kari hano. Kanifashije none uyu munsi kankoreshe icyatsi. Urahita ukande kuri kano kantu kari hano handitse ngo continue
to Google. Tuhita dukanda kuri Google none. Ahangaha bareta bakugeza kuri nuza kuri email zawe. Muribuka ku bantu twabanye muri ya video yejo bundi y'uburyo dufunguramo YouTube channel. Muribuka ko twafunguye no email ivuga ngo Kalisa David. Iyi email niba nawe utarareba iyo video y'uburyo wafunguramo YouTube Ihembwa, narayikoze cyane iyisobanura nubwo hasigaye igice cya kabiri cyayo rwose. Okay, nawe wagenda ukayireba kuri YouTube channel yacu, irahari rwose wayirebaho. Kuri iyi n'ubundi niyo turifashisha ino email nayifunguye kugira tujye tuyigiraho. Ndahita nyikandaho, ndakanda kuri email. Nimara gukanda kuri email, ndagira ahantu hameze gutya, murategereza gatoya. Okay, urahita ugera ahantu hameze nk'uko nguko. Urahita ushyiramo nuza birthday ni itariki wavutsemo, wenda nk'urugero cyagiye twifashisha itariki zingana ni ya mbere kwa mbere, wenda katuvuge ya mbere kwa mbere wenda 2000 kangahe subura mu 2000 cyagiye muri email twafaze 2000 byuzuye, reka tuvuge 2000 nanone nta kibazo. Okay, nitwanya dukande next, dukande next. Tumara gukanda next, turategereza gatoya cyane. Ayayaya, katwongere bakuzanira ahantu hameze nk'uko nguko, ahantu ho gushyiramo nuza email. Ahangaha ni ahantu tugiye gushyiramo nuza username, izina uzakoresha. Dore ngiri Kalisa David wenda, ariko Kuriyo dufunguraho dukande confirm. Nitumara gukanda confirm, turategereza gatoya. Okay, shobora ko yajemo sinzi uku bahita bakutereka ahantu hameze nk'uko nguko. Noneho urahita tuza twifashisha hano handitse n'ubundi kuri profile. Tuhita tugaruka hano kuri profile yacu turebe ukuntu bimeze. Urabona yuko ibintu byose byamaze kujyamo. Urabona ifoto bankiremo n'ayandi iri kuri nuza kuri email. Okay, ahangaha dore ikintu ugiye guhita ukora. Ugiye kuza wenda urugero urahita uzukande kuri turongo dutatu turi hano hirya. Nurangiza uze hano handitse ngo okay, handitse ngo setting and privacy. Nindagiza nze nkande ahangaha kuri privacy. Okay, ninza nkakanda hano handitse ngo balance. Nufungura account ukabona yawe sifite hano bita ngo balance, umenye ko iyo account yawe ya TikTok ntago yabasha guhemberwaho. Okay, ngo nufungura TikTok yawe bakakubwira ngo ntago ifite kano kantu ko ka balance ko guhemberwaho. Reka tugakande turebe. Murategereza gatoya, sinzi iyo ndimo nakora video network akazifunguye manange birangora cyane. Okay, barambwira ngo Kalisa Fred, barambwira ngo ahangaha niho hajya haza amafaranga rero. Manange wambaza ngo ni gute rero kugira ngo ubone amafaranga ya TikTok bizagenda. TikTok ihemba umuntu utangira kubona amafaranga ya TikTok ari uko ugize byibura aba followers 1000. Iyo ugize aba followers 1000 uba wemeye kuba wakorera amafaranga kuri TikTok. Icyambere wemere gukorera amafaranga kuri TikTok ni uburyo ushobora kubona amafaranga ukoresheje ibyo bita live stream. Iyo ugiye live bemeye kugwa ibyo bita gift. Izo gift nizo ubonamo amafaranga. Izo gift nizo ugenda ubona amafaranga. Ayo mafaranga noneho ukemera bakwemera kuba wayabikura ari uko wujuje amadolari 100. Amadolari 100 nibwo uyabikuramo. Ubwo urumva rero kandi ugenda ubona bonus gift, ibintu nk'ibyo byose ugenda ubibona. Ariko ibyo byose ubundi TikTok iravuga ngo gira inuza aba followers 1000. Ubu noneho kugira ngo wenda nkaho ngo nkubwiye ni uburyo wabona amafaranga kuri nuza kuri live byonyine. Ariko noneho ushobora no kubona nuza amafaranga kuri video zawe zisanzwe. Kugira ngo ubone video ubutanye ubundi TikTok ihemba umuntu itangira kuvuga ngo kuguhemba byibura neza ni nkuko waba ufite aba followers 10,000 ndetse na views 100,000. Views 100,000 ukabibona mu mezi 2.
abiri mu mezi abiri yonyine. Ibyo gihe rwose TikTok uba wahemberwaho rwose. Ariko noneho wiyuzuriza byanuza baba followers bawe igihumbi, baba followers igihumbi, wemerewe gukora ibyo bita live stream. Live rero nabwo hari igihe inshuti zawe zijyaho bakaba baguhereza ibyo bita ayo magifti agahindukamo impano, amafaranga menshi cyane. Urahita uzanga n'ahandi hantu ha kabiri, uzano handitse ngo account, numara gukanda account uze ahangaha turebe information zacu. Turimo turafunguramo TikTok yacu, tushyira ahangaha turebe email ifunguyeho, turebe religion yo nuza yacu, dore niyo hano email ni iyi ngiyi yacu, dore ngiyi. Ariko reka tuyikandeho turebe. Hano baravuga ngo verify nuza email yawe tuyiverifie. Okay, ariko kwa ko email nundi adashaka kuzayikoresha reka ndeke kuyiverifiye. Ariko hano hejuru akubwira ngo shyiramo nimero ya telefoni, ni hano ushyiramo nimero ya telefoni yawe. Ahangaha ushyiramo nimero itakunda gukoreshwa, wenda nk'urugero kandi ibingi ko bayemerara. Nashyiramo nimero ya telefone, ariko nuko iyi TikTok sinzayikoresha ndahita nyisiba tu. Iyo ushaka gusiba na TikTok uhita uza hano hasi handitse ngo deactivate, nk'uko twabibonye muri uko wasiba Facebook yawe. Narabibakorera wakoreye video y'ubwenge y'uburyo wasibamo Facebook yawe, ibi byose narabibakoreye cyane. Okay, turasubira inyuma niturangiza ahandi hantu. Ibyo bintu ni ibintu ndimo nabigenda bikwereka kugira ngo nujya gufungura TikTok yawe uzayifungure neza, uzi neza ko yujuje ubuziranenge. Uraza hano handitse ngo privacy, nayo yikandeho. Numara kwandaho urebe ko ufite security yuzuye neza. Hano barakubwira ngo ahanga yujanga ukavuga ngo contact, nije ukavivura kano kantu. Iyo ukavivu uvuze ngo ni contact zawe uzihinduye private, ubwo nta wundi muntu uzaza uzibona uretse we wenyine. Ariko gomeze kakamera kuri abari sawa cyane. Ahangaha ushobora gutumira inshuti zo kuri Facebook zikazaho, ushobora gutumira n'abandi bantu bandi bo mu account. Okay, utu tuntu natwo mutwitegereze neza. Ahangaha bemeye koza message, story, ibintu nk'ibyo wemeye. Hano kuri kano kantu kari hano rero, aka kantu najya mukitegereze neza cyane. Reka nkoresha irindi bara, aka kantu kari hano, aka ngaka iyo ugafunguye ubuvuze ngo buri muntu wese yemeye kudownloadinga video yawe washyize kuri TikTok nyine. Kwa ko ni nawe ujya kuri TikTok wabona aka video kagushekeje ugatuka downloading, ariko hari igihe uzagera kuri video ukabona bakwangiye kwidownloading, nuko nyirawe aba yaravuze ngo ntabwo nemeye ko hari umuntu uzankoreshereza video cyangwa uzayidownloading. Aka kantu mu gihe gafunguye kameze on gutya, ubwo buri muntu wese video yose washyiraho nawe muntu yemeye kwidownloading abonye bimushimishije. Okay, hano hasi turimo turigano tutunajya nubasobaneho. Hano gukandara like, bira bintu by'amarike rwose mu gihe bidafunguye, ahubwo use waburi murakora ibiki. Ahubwo like ugomba kuzishyira hano handitse ngo everyone, mu gihe nyine abantu bagiye bakandara like kuri video zawe. Hano favorite sound, ibindi biki, poster views, profile views. Okay, ibintu byose mu gihe bifunze. Hano block account, ushobora kublokinga biki, switch story, friend tags. Okay, ako nako naringa bigishijeho kujya tukarebe naho. Okay, iyo umuntu ugiye gusharinga profile yawe link uraza sorry, si ibintu birimo urabizamo. Okay, uraza ugahita hano handitse ngo share your profile, ubu muhaye link ya profile yawe. Okay, ni ibyo ngibyo nashaka kukwereka hano muri nuza. Okay, hari kuri balance, ariko uhiteho cyane rwose, uhiteho cyane kuri balance. Urabona ko n'ubundi nagarutse kuri profile yanjye bisanzwe, ariko wenda reka nifashishe kano kantu mbereka n'utu tuntu. Urabona ko nta muntu n'umwe na followinze, nta muntu n'umwe wa followinze, nta muntu na like n'imwe mfite. Okay, nibyo bintu nabyo ni iby'ingenzi. None dusubire kuri utu dukore dutatu, mwereka kandi kantu k'ubwenge. Nanone nusubira ukaza ukagera hano hantu, uze ukanda hano handitse ngo creator tools. Nuyikandaho wahita kuzana hano hameze nk'aha ngaha. Noneho niba kugeza hameze gutya,
rwose hameze ngutya nk'uko uri murabibona. Nibyo nakubwiraga ngo ngiye kwereka uburyo wakorera amafaranga hano kuri TikTok mu gihe TikTok yawe ikindi nanone idafite akajambo kavuga ngo monetization, ubwo bivuze ko ituzuye. Dore ubundi buryo uzakoreramo amafaranga rero ni uburyo nanone TikTok izaguhembera video wagiye ukora, ariko kugira ngo baguhembere izo video ugomba kuba ufite byibura aba followers 10,000 na za views. Okay, izi zose urabona ko hano kuri dollars piteho 0. Wenda reka nkananditse ngo video, YouTube video, ninganda hano handitse ngo open, wenda nje gufungura ino gift kugira nje mbona gift none Rebe nima kandi bareta bambwira ngo ukira uraje urebe. Okay, barimo barambwira ngo ibi bintu ubisome neza, barambwira ngo hano wenda mere hanga hano hejuru hano handitse ngo get gift on your top performing video. Hano bakubwira ngo ugomba kufite ngo bambwiye ngo mfite nuza nyine mfite aba followers 10,000 video zanjye namaze guketinga channel, namaze guketinga nuza TikTok. Ikindi baragomba kumbwira ngo ugomba kuba umaze iminsi 30 ukeretinze nuza yawe, ubwo n'ukwezi ufite account yawe nyine. Ikindi ibindi byo biravivuye byo ni profile n'ibiki n'amabwiriza nta kibazo. Kandi ikindi ugomba kuba uri ufite imyaka 18. Ibyo ngibyo yibifite uhita ufungura ibyo bita turn on gift. Turn on gift ubwo ngubwo bivuze ko TikTok ibigiye kujya iguhembera kuri video zose uzishyizeho. Wajya live ukishyurwa, wajya kuri nuza, wajya na hano no kuri video wakoze TikTok ikakwishyura. Bivuze ko hari abanyarwanda benshi batunzwe n'aya mafaranga ya TikTok, rwose batunzwe n'aya mafaranga. Aka kantu wenda uzahita ugakanda ahangaha, ukanda ahangaha, uzahita ukanda ahangaha bibe gutya. Reka tukihorere noneho, reka tukihorere. Okay, nibyo ngibyo rwose. Ndagushimiye cyane rero warebye video yacu ikabirangiye rwose.